Imana irambwira ngo nzabwira abantu ngo igihe cyo kwinjira mu nkuge ni iki ngiki, ngo kubera yuko inkuge igiye gukinga. Niko Imana yambwiye ngo mbwira abantu. Imana irambwira ngo abantu barubatse inkuge ariko igihe cyo kuyitaha ngo bayinjiremo bayibemo ntabwo bashaka kwinjira. Nongera kubona abantu bamwe bari mu nzu basohoka bavamo birukanka ngo ni ibintu bagiyemo. Bamwe bagiye mu bucuruzi, abandi bari mu bintu bibarangaje bibahugije, ngo ni umuntu ababwira ngo nimwinjire vuba kubera yuko imvura iguye. Mbona abantu banze kumva, bakomeje kujya mu bintu byo mu bucuruzi bashakisha amafaranga cyane. Ariko ubwo imvura yagwaga nagiye kubona mbona abantu baranyagiwe ari benshi, mbona baranyagiwe n'abisoko bahungiye mu mazu, banyagiriwe mu mazu, mbona nta hantu na hatoya ho guhungira iyo mvura. Bakunzi ba Mbogomez TV, ndabasuje ndabaramukije cyane, ndabifuriza igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri bihugu bitandukanye, yaba u Rwanda, Burundi, Congo, Tanzania ndetse na Kenya. Ndabifuriza kugira akazi keza ku bagafite, namwe mudafite akazi ndabihanganisha, mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze ejo bigakunda. Nta gucika intege, icyambere no gusenga Imana no kwizera kuko Imana nigena byose. Ndasuhuza kandi abantu bari muri Afurika y'Amajyepfo, harimo Zambia, Malawi, Mozambique ndetse na South Africa. Mwese mwiyumve mwikaze, abari ku mugani w'Uburayi, abari mu gihugu cya Sweden, abari mu gihugu cy'Ubwongereza, mwese mwiyumve mwikaze. Abari ku mugani w'Uburayi ndabasuje cyane, abari ku mugani wa Aziya ndetse na Amerika, mwese n'abari muri Canada ndabizi mudukurikiye cyane, ndetse sinakibagirwa n'abari mu gihugu cya Indonesia ndetse n'igihugu cya India. Mwese ndabasuje cyane, mugire amahoro y'Imana n'imigisha iva ku Mana. Iyi mukurikirana rero ni Mbogomez TV, ngiye mugiye kubana nawe mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Nk'ibisanzwe rero twagarutse tubagezeho ibiganiro bitandukanye, tubashimira uburyo ki mukomeje gukora subscribe, share ndetse na comment. Ni iby'igiciro gikomeye cyane, muri abakadasohoka ba Mbogomez TV. Rwose Imana ijye ibamera umugisha. Ndabashimiye cyane kuri umuntu wese wakoze subscribe. Nawe muntu utarakoraho ni amasegonda make gusa, amasegonda atageze no muri 5 rwose, ugakanda aho ngaho hari akazogera, nawe tukajya tubana mu biganiro by'iyobokamana tubagezaho. Imana ikumpera umugisha cyane, kandi mukora na share rwose kugira ngo ibiganiro tubagezaho bijye bigira benshi, byubaka kandi bigire n'uburyo ki bibahindura. Nagarutse rero mbagezaho ibiganiro bitandukanye, aho tugiye kwibanda ku kiganiro kijyanye n'ivugabutumwa cyangwa se ubuhanuzi mu by'ukuri. Nk'uko mugiye kwiyumvira hano, uyu mumama rwose yavuze ubuhanuzi bukomeye cyane, bukomeye. Mwanze mumutega amatwi mwumve uko yabivuze. Imana irambwira ngo nzabwira abantu ngo igihe cyo kwinjira mu nkuge ni iki ngiki, ngo kubera yuko inkuge igiye gukinga. Niko Imana yambwiye ngo mbwira abantu. Imana irambwira ngo abantu barubatse inkuge ariko igihe cyo kuyitaha ngo bayinjiremo bayibemo ntabwo bashaka kwinjira. Nongera kubona abantu bamwe bari mu nzu basohoka bavamo birukanka ngo ni ibintu bagiyemo. Bamwe bagiye mu bucuruzi, abandi bari mu bintu bibarangaje bibahugije, ngo ni umuntu ababwira ngo nimwinjire vuba kubera yuko imvura iguye. Mbona abantu banze kumva, bakomeje kujya mu bintu byo mu bucuruzi bashakisha amafaranga cyane. Ariko ubwo imvura yagwaga nagiye kubona mbona abantu baranyagiwe ari benshi, mbona baranyagiwe n'abisoko bahungiye mu mazu, banyagiriwe mu mazu, mbona nta hantu na hatoya ho guhungira iyo mvura.
nakomeje kwitegereza uburyo iyo mvura irimo kugwa, bigera aho mbona Imana inyereka imvura ko ihise. Mu guhita kw'imvura nabonye Imana idusohora muri ya nzu twari turimo, kuko nabonaga ndi kumwe n'abantu batatu muri iyo nzu itabashije kuvirwa ngo n'imbere mu nzu hajye hazamo amazi. Dusohorwa muri iyo nzu, turatemberezwa, mbona tujyanwa ahantu ku mugezi. Umugezi nabonye ari umugezi wa Nyabarongo. Nagiye kubona mbona uko ya mvura yaguye ari nyinshi ikajya isanga n'abantu mu maso. Mbona umuvu wayo watembanya abantu. Mu gutembana abantu nagiye kubona mbona Nyabarongo yuzuye imirambo. Yari itinzemo kuva hasi kugera hejuru, ku buryo yari nk'ikiraro umuntu yatambukiraho abasha kwambuka Nyabarongo. Imana impa ubutumwa irambwira ngo nimbubwire abantu. Imana irambwira ngo nzabwire abantu ngo igihe cyo kwinjira mu nkuge ni iki ngiki, ngo kubera yuko inkuge igiye gukinga. Niko Imana yambwiye. Muramwiyumviye rwose uburyo ki ibintu bitoroshye, bitewe n'uko Imana ifite umugambi ukomeye cyane ku bantu bateshutse inzira yayo. Tujye tunavuga ko Imana ikunda u Rwanda bitewe n'uko imiburo myinshi iburira abanyarwanda kugira ngo barebe uburyo ki bahinduka. Mu by'ukuri ni ibitwereka ko Imana idukunda rwose, ahubwo twe tukinangira tukabonera ibiti mu matwi yo kugira ngo twumve ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwayo. Mu by'ukuri rero nanjye nka Genimana Adolphe nababwira ati rwose abantu muzi ko muri mu bubata bwa Satani rwose muhindukire muveyo, mumenye ko Imana ifitanye ikibazo namwe mwese murimo mukora ibyangwa nayo, kuko igihe kigeze ngo ibigaragarize. Kuko igihugu cy'u Rwanda Imana yakibuzeho ibintu byinshi bitandukanye. Rero Imana irashaka kunyura muri iki gihugu cy'u Rwanda nk'uko umukozi w'Imana cyangwa se umuhanuzi wayo abivuze, nk'uko mwagiye mubyumva. Ahubwo ni njye nawe kugira ngo dusengere igihugu cy'u Rwanda kugira ngo Imana igire uburyo ki yadufasha kandi ikaturinda, irinda abayobozi b'igihugu, irinda ndetse n'abaturage muri rusange, kugira ngo iduhe amahoro n'umugisha biva kuri yo. Rero mu by'ukuri niyo mpamvu tugomba kujya dufata gahunda yo kugira ngo dusengere igihugu cyacu, dusengere abayobozi, dusengere ibikirimo byose, kugira ngo Imana ibashe kutugirira neza. Kuko Imana irababaye cyane kubera ukuntu abantu benshi, nk'uko namwe mwagiye mubibona, babaye barayimuye. Ingero nyinshi ziragaragara. Hari abantu mwagiye mubona ku ma YouTube atandukanye batesha Imana agaciro, ariko ndagira mbabwize ukuri ko Imana ifitanye urubanza namwe mwese mwagiye muyiharabika, muyifata nk'inyantege nke. Irabazi rero bidatinze rwose. Hari aho uyu mama yageze aravuga ati rwose Imana hari byinshi yagiye imwereka ku mupaka. Niyo mpamvu tugomba gusengera imipaka yacu, harimo u Rwanda n'u Burundi, u Rwanda na Uganda, ndetse Kongo n'u Rwanda. Iyo mipaka yombi uko ari ibiri igomba gusengerwa cyane kugira ngo Imana ibashe kugira uburyo ki yarengera igihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero ni muri ubwo buryo nkatwe nk'umuryango wa Mbogomez TV, nawe usukurikiye ari njye nawe, kugira ngo tubashe gusenga Imana kandi twirinda icyaha n'igisa nacyo byose, kuko Imana ibyanga nabi cyane urunuka. So ni by'ukuri murabizi, abagiye basoma Bibiliya ku gihe cya Nowa, abantu benshi bagiye bahura n'imiburo ikomeye cyane, ariko banga kumva bakomeza kwinangira.
Rero sinzi icyo utekereza kuri ibi bintu cyangwa se ubuhanuzi Imana irimo iratanga muri iki gihe bijyanye n'imiburo. Abantu barimo arushijeho gukomeza kwikakaza, ntabwo bashaka kumva ijambo ry'Imana, ntabwo bashaka kumva mbese cyangwa kugendera mu nzira z'Imana ishaka. Ariko Imana ubwo twagiye tubisoma muri Bibiliya ku gihe cya Nowa, abantu benshi bahuye n'ibibazo bitewe n'uko Nowa yajyaga babwira ati muze rwose imvura igiye kugwa. Bo bakomeje kugenda bamufata nk'aho yasaze cyangwa ari imikino yibereyemo, ariko umunsi ugeze nibwo bibutse ko Nowa yajyaga abibabwira. Natwe rero dushobora kuzahura n'ikibazo twarahuye n'imiburo, kubwira ati hane uve mu bintu bidatunganye, Imana ikugirire neza, ukabica amazi ukumva ko ari ibintu biri aho byo gushaka amavyuzi se cyangwa ibindi bindi. Oya, ijambo ry'Imana avuga ati ijambo ry'Imana ni iry'ukuri kandi riratungana. Kandi mu by'ukuri nimba uri umusore jya ukoresha imbaraga zawe mu gihe cy'ubusore. Iminsi mibi itaraza ukorera Imana mu gihe gikwiriye, Imana izakugirira neza. Ubwo rero natwe ni muri ubwo buryo nka Mubumwe TV nkanjye Hagenimana Adolphe. Mu ntego zacu za YouTube channel yacu harimo ko tugomba gukora umurimo w'Imana hakiri kare, kuko ugiye kwira aho umuntu atakibasha kugira gute gukora. So biragatsindwa rero kuba wajya gushaka gukora bwije. Buriya iyo bwije nta kintu kiba kigaragara, nta kintu mbese nta n'umubyizi wabona. Wajya guhinga se hatabona, ntabwo bishoboka. So ni njye nawe rero kugira ngo tubashe kugira gute kugira uburyo ki dukora kandi tunumva imiburo y'Imana. Byaba byiza rero urushijeho kugira gute kubyumva ukanabisobanukirwa. Sawa rero ndabifuriza imigisha y'Imana n'amahoro y'Imana, kandi murusheho gusengera igihugu cyacu n'abayobozi kugira ngo Imana irusheho kutugirira neza. Namwe mukiri mu bubata bwa Satani, mukiri mu byaha, nababwira ngo rwose muveyo mwumvire Imana. Sawa, mugira amahoro y'Imana n'imigisha biva kuri yo. Nge mwabanye yari Hagenimana Adolphe, iyi mwakurikiranaga yari Mubumwe TV. Mbifuriza akazi keza ku bagafite, namwe mudafite akazi mbihanganisha mubwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda nta gucika intege. Sawa, bye bye.